Yanageze mu Rwanda 94 ariko twajyaga duhura n'ibintu. Nakijwe mu mavugurura ya 96 abantu barimo hari n'ububyutse nubwo hari ibibazo mu itorero ariko twari dufite ariko mu rundi ruhande hari n'ububyutse. Abantu bashaka Imana umva bari bavuye mu igihugu kivuye muri biriya bihe bibi ariko abantu bashaka n'Imana. Ariko najyaga ndeba abantu mu nsengero buryo abantu bisobanura. Ukumva umuntu kuvuga ngo mvuka aha bikamutera isoni. Akabanza agasobanura uburyo ari umuntu wavukiye imbarara kandi ari umuntu windiza hari igitaramo. Kibaza umuntu imbarara uvuka mu ruhango ariko urashaka gusobanura ushizemo za so. Uvuka usizi uri umwana wuku. Najyaga mbibona no mu rusengero ukabona abantu kwiyakira no kwiyumva uko bari birabagoye. Ariko birasaba ngo abantu bagere mu rukundo rw'Imana kugira ngo wumve uriwe nuko winjira mu rukundo rw'Imana. Ni ijambo rikomeye. Aravuga ngo ahantu hari urukundo nta kwirarira kugira gute. Kabone umuntu avuga ibintu adafite, nje afite ibi, nje nduyu. Burya abantu bakijijwe banabifite ni banabirata. Tubana bimenye ko bifite. Yicisha bugufi nk'utabigi. Nubona iyo ugiye nta nubwo abasore gusa babikora. Hari n'abagabo birarira ukabona n'abagore birarira. Ukabona umuntu ntashobora kwisobanura neza uwo ari we ariko arashaka kwivuga watari we yakwisobanura ukumva arashaka kumanza kutubwira yuko ari umubyara wa generali ibintu nk'ibyo. Arashaka guca ahantu ariko tubwire isano afitanye na generali kugira ngo abanze afate umutima wawe. Ari mubyara wawe uri umwana wese iyo utaragera muri ubwo iyo utaragera ahantu wivuga ibitari byo. Abanyarwanda baravuga ngo umusore utiraririye ukabanza ukiinstara ukavuga ngo umva meze neza umeze. Hari ubukwe duherutse Mungu yaratuza Irembo Ryera TV gange ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose. Amen. 13 ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo. Ibyo uko ari bitatu ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Amen. Hanyuma turavuga umurongo uri mu Efeso 5:10 baravuga ngo dushakashake tumenye kandi tumenye ibyo umwami wacu ageze gute ashima. Hanyuma nyewe nagerageje kwinjira muri iri jambo ryitwa urukundo. Ndababwira ngo mu bintu Imana ishaka irashaka ko tugira urukundo kandi urukundo rwuzuye. Haleluya. Buriya iyo ufite urukundo ufite Imana ubundi Imana ntabwo ubundi tujya tuvuga ko Imana igira urukundo ngo tujya tubyita gutyo. Ni twebwe dukwiye kurugira. Ubundi Imana ubwayo ni urukundo. Amen. Imana ubwayo ni iki birenze kubira ufite ahubwo nirwo. Imana ikozwe muri matière y'urukundo gusa ni urukundo. Urebye ukuntu ireba isi ikareba Uburayi ikareba Amerika ikareba Canada ikareba Afrika ikareba imigabane yose ikatureba mu isi ikareba ibiteye isoni bikorerwa mu isi ikatureba ikareba ibintu. Urumva mu nda y'isi habaye umuriro muranyumva. Mu nda y'isi habaye amazi mu kirere hari amazi. Uburyo iteye iturebye mu isi ikareba ibintu bikorerwa mu isi namwe ubwanyu mujya mubireba. None ibyo mutamenya Imana byose irabimenya. Ubugome buba mu isi ubwicanyi buba mu isi urebe ukuntu Imana igireba bisi irabareba ikavuga ngo ariko nubwo bakora ibyaha narabaremye. Imana ikozwe mu rukundo. Buriya niyo mpamvu ujya ureba umuntu akaba yakora ibintu akabikorera iyo biteye isoni kandi biteye ubwoba akaza ku ruhimbi akaririmba akaza ku ruhimbi akigisha. Imana ikamureba ikamubwira ngo ndacyamwihanganiye. Imana ni urukundo.
hari ibintu namwe mumenya namwe ubwanyu mukabimenya, noneho umuntu yaza hano ukabimenya ukagira urya ukavuga ngo ariko buriya gihagaze gikora iki, wowe wabimenye kubera uburyo uteye, ariko Imana ikamureba ikamubwira ngo uriya nawe namumeneye amaraso, igihe kimwe ashobora kuzakizwa. nuko Imana ikozwe mu rukundo. Twebwe niyo twiga ku muntu tumwigana kamere tukamucana kamere. Muhana Imana ishobora kumuhana, ariko imuhanana urukundo, kubera ko Imana ari urukundo, kandi muri urwo rukundo yuzuye n'imbabazi nyinshi. Amen. Uzarebe n'uburyo uhana umwana, ari uhana umwana ukamuhana nk'ukubita inyenzi. Hari abantu babyaye hano mujya muhana, fata umwana ugakubita, ariko wowe hari igihe ukora amakosa Imana ikakureba ikavuga ngo nanjye nakaguhanye nk'uko uhana umwana, ariko simfite umutima nk'uwawe. Imana ni urukundo. Imana rero ibane namwe mu bintu twize muri iki cyumweru, mubishire ku mutima kandi mubyumve neza. Mu bintu byihutirwa Imana ishaka ko twese tugira, Imana irashaka yuko tugira umutima w'urukundo. Yesu ashimwe, Umwami Yesu ashimwe. Mu bintu nifuje ko umwuka kandi n'abasengeye ngo umwuka wera abasobanurire. Abantu bakora ibintu byinshi mu rusengero, ariko bakabikora nta rukundo bafite. Hari abantu bakora amanama menshi mu rusengero, ariko bakayakora badafite urukundo. Hari igihe abantu biga umurimo w'Imana, ariko bakawiga badafite urukundo. Hari igihe abantu bakora za repetition nyinshi, ariko bakazikora nta rukundo rw'Imana bafitemo. Hari igihe abantu bakora ingendo zivuga butumwa nyinshi, ariko abantu bakabikora badafite urukundo rw'Imana. Hari abavuga butumwa benshi babwiriza bameze nka Yona, reka mpfe kujyayo, reka mpfe. Yona we yaravuze ngo ariko ndabizi ni nabwiriza baraza kwihana, kandi sinshaka ko bihana. Imana irashaka ko abantu bihana bakayigarukira, ariko umuvuga butumwa wayo kavuga ngo sinshaka ko bari abantu binene, bari abantu n'abagome batugiriye sinshaka ko hayitarushishe. Imana aramubwira ngo garuka, imugaruye mu nzira y'ufi iramuruka, ngo ale boneza jya kumbwira abantu banje nubwo babagiriye nabi, ariko n'abantu banje narabaremye. Hari abantu iteka ryose bamera batyo, bakora imirimo y'Imana nta rukundo. Bibiliya iravuze ngo icyo wakora cyose udafite ari ibintu birindwi birivuze. Iravuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu, baranyumvise nyinshi, Icyongereza, Ikidage, indimi abantu bakoresha nyinshi, mwongeraho kabiri n'iz'abamarayika, muranyumvise, ariko nafite urukundo ngo meze nk'icyuma gusa cyo muringa kiraho ngaho. Nk'ushobora kugira gutyo kumva ikintu kiravuze iki ngiki, muruba ari iki, nta kintu. Umuvuga butumwa umeze utya, wavuze indimi z'abamarayika n'iz'abantu, ariko mu mutima we adakunda Imana. Hari message igukishije irimo, nuko abateye abavuga gusa nk'icyuma gisakuza. Yesu ashimwe, Umwami Yesu ashimwe. Aravuga ngo kandi nagira impano yo guhanura. Gatatu kane, nkamenya ibihishwe n'ubwenge bwose. Abantu bashobora kumenya ibihishwe biri mu iteraniro hano n'ubwenge bwose, tukabakomera amashyi, nesho tukazabatumira, nesho tukazabakenera, akajya amenya ibiba mu bantu n'ubwenge bwose abufite, ariko atagira urukundo. Ikindi akagira kwizera kose gukuraho n'imisozi. Umusozi ukimuka. Arimo aravuga ibintu bikomeye kandi bituma kandi ibintu abantu bemera cyane, kandi n'ibintu byo bituma abantu bakomerwa amashyi. Kugira kwizera gukuraho umusozi, kwizera gukomeye. Uyu muntu usigitangaza, ijuru nirimushimye kuko atagira urukundo. Aravuga ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburira abakene. Uyu muntu ntiyagerageje gutanga ibintu bye byose ngo agaburira abakene. Mwe mubitekereza bite? Hari igihe umuntu agaburira abakene ariko adakunda Imana. Bibiliya
Bibiliya ni igitangaza. Paulo nahoze asoma ahantu soga mbere masomye, ariko nahoze ntekereza umuntu atanga ibyo atunze nta rukundo rurimo, umuntu ajya mu bakene nta rukundo rurimo. Birashoboka pe. Hari amatsinda ajya kwa muganga, hari ibibanza, hari ibintu umuntu akora akabikora gusa kubera ko wenda agomba kubikora, cyangwa se abishakamo n'izindi nyungu. Muranyumvise? Kajya kwa muganga bakajya mu magurupe menshi, ariko kubera ko babifitemo izindi nyungu, ariko atari inyungu z'Imana. Agafata ibye, abakene mufate mwumve ibyo bintu, ufata amafaranga yawe, gufata imyenda yawe, gufata ibintu byawe, gufata ibiryo byawe ukabijyana mu bakene. Ariko we aravuga ngo ibyo birashoboka ko umuntu yabikora, ariko adafite urukundo ntacyo bimaze. Haleluya. Aravuga ngo kandi ikintu cyantangaje ngo nubwo wakwitanga bakagutwika, gutwikwa. Ngewe ibintu byo kujya mu ijuru, mujya mu bicaho akarongo, ni mujya no gushyingura umuntu, ntimukajya muvuga amagambo menshi, rimwe na rimwe mumujyana mu ijuru mutazi nuko yarangije. Icyo mvuze muracyumvise? Ntimukajya muvuga amagambo menshi ngo yakoreye Imana agiye mu ijuru. Ibintu byo kujya mu ijuru nibanga. Mujye muvuga make, muvuge ngo ni mwene data twabanye mu murimo w'Imana, ibindi mutazi nimugakabye. Muranyumvise ibyo mvuze? Yari mwene data, abantu bakaza bakabeshya, yagiraga gutya. Mujye mwivugira bike kuko hari umuntu mushobora kurijyanayo atarigezemo, n'uwo mwaryimya kandi yarigezemo. Ni ikintu cyo kwitondera. Hari abantu banditse muri Bibiliya, Paulo aratangaje, hari abantu banditse muri Bibiliya batwitswe, hari n'abandi muri ibi binyejana bishize bagiye batwikwa, baratwikwa. Uyu munsi umuntu ashobora kwitanga bakamutwika. Hari n'ushobora kwemera kwiturikirizaho ikintu, akiturikirizaho ikintu, kandi ngo ari mu ishyaka ry'Imana. Ayo madini mujya muyumva kandi murayazi. Tanga agashya akarangira, kandi akarangira ariko yahitanye n'abandi, cyangwa se akanitwika wenyine. Ariko Bibiliya yavuze ngo uwo muntu nubwo yaba atagira urukundo ngo ntacyo ari cyo, ngo nta n'icyo amaze. Haleluya. Ibi bintu nababwiye iki? Narabaganirije, munyumve mundebe mwese. Narabaganirije nababwira ngo uru rukundo ntushobora kurugeramo utarafashe umwanya uhereza Imana. Abantu mwese mwakundanye muri hano, nta muntu, abantu bakundana mu kirere ntibabaho. N'urukundo rwa online burya ntirujya rufata neza. Muranyumva? Urukundo rwa online muraruzi? Ni kwa kundi umuntu akundana n'umuntu uri hanze, ariko bakajya bavugana cyane. Rufata cyane iyo babona n'imbona nkubo. Mwese harimo abakuru hano, ariko harimo n'abatoya babizi. Ushobora kubonana n'umuntu uri mwe, hanyuma mwidekarare muri ngo murakundana, mutandukane, ngo urukundo rwanyu ruzakure, ruzafate. Ntibikunda. Urukundo narababwiye ngo akarenge niko karusembura. Agaki? Wa mugani uvuga gute? Ifu nibagara ubucuti n'akarenge. Akarenge niko karukuza, kuriya mubonana mugahura mukaganira, urugenda rukura. Noneho ukajya wumva mudashaka gutandukana. Kuriya mutindana niko rugenda rukura, uko mutindana niko rugenda rugira rute. Ushobora gukunda Imana mutabana ngo urukundo ruzakure. Muranyumva? Kandi hagomba kuba harimo imishikirano myinshi yo kuganira. Reka mbabwire, uru ni rwo rwego Imana ishaka yuko wowe nanjye urukundo rwawe n'Imana mukundana rukuru. Hari ibintu bitashoboka mu buzima bwa buri munsi. Ibi turimo turashaka kuvuga ngo nuka. Ntibyashoboka, ntibyanakunda umutima wawe utarinjiye mu wa Yesu, ngo n'uwa Yesu winjire muri wowe muhwane neza. Kandi ibi bijya bikunda, hari abantu babikoze. Yohana yabigezeho, ubyandika yarabibonye. Nabyo bigerageje ukunda Imana kugeza ubwo no kwica inyenzi uri kuyica.
uranyumva neza? ubanza ukabitekerezaho. Gupfa si ikibazo kuko zirangiza, ariko akantu gato yambabwiye, kuko urumva hari igihe n'umuntu afata umuntu akamwica, umuntu w'Imana akagera gute. Umuntu wageze muri uru rukundo uretse n'umuntu no kwica kandi karemwa kose Imana yaremye, abanza akabitekerezaho akavuga yo kagiye gupfa nako ukirwanaga kugira ngo kagere gute. Ariko ibyo ni urundi rwego uba waragezemo ngo gukundana n'iki n'Imana. Hari ibintu rero bitunanira tudashobora tutarageze muri uru rukundo. Reka mbabwire, umva ukuntu Bibiliya ivuze ibintu byinshi iyo wageze kuri uru rwego. Iyo wageze kuri uru rwego, murahari iyo wageze kuri uru rwego, iyo wageze kuri uru rwego wihanganira ibintu byose. Kwihangana ni urubuto. Kwihangana ni urubuto rugora abakristo benshi, rugora n'abantu bavuga yuko bagiye mu ijuru. Uru rukundo uretse no kwihangana, ndaza kwagarukaho ngo rugira neza. Ikindi ntirugira ishya. Mujya mubona mu rusengero abantu bagira ishyari? Bararigira. Muravuze ngo cyane. Umuntu ashobora kuza hano akavuga ngo murabona ukuntu nanjye mberewe nsigaye nambara. Noneho ukibaza yabuze ibindi avuga kubera ko wenda utarambara, ariko yambaye none, ariko urihangana nawe uzambara ejo. Umuntu araje hano bavuze ko Imana imuhaye imodoka, biriya se barabivuga, none se yareka kubivuga ate? Ko yayikuye ku Mana. Ihangane n'ubugenda n'amaguru nawe ejo uzagira gute? Ibi ushobora kugira, none se ushobora kugira kuri uru. None se niba mbaye mwarimu, niba ndabaye pasiteri, urarara udasinziriye ngo bigende bite? Niba je umuntu yacuruja kunguka, niba je umuntu imushi yabaga mu nzu no yakaba agiye kuba muri etage, urarara udasinziriye ngo bigende bite? Ariko ibi ntibyashoboka kuri wowe no kuri nje. Niba mwe mushiki wanje yambaye igitenge gisha, kabona ko yacyambaye, urara udasinziriye ngo bigende bite? Ariko ibi warara udasinziriye itageze muri dimension y'uru rukundo, warara udasinziriye. Uretse n'ibindi bizakugora mu buzima. Uzabona mwene data atera imbere bikugora, uzabona mwene so arimo arigira imbere bikugora. Nutagera muri dimension yo kugira uyu mutima w'urukundo, kuko urukundo aho ruri ntirugira ishyari. Ibi rero nibyo Imana ishaka, inashima. Iyi niwo mutima Imana ishaka ko abanyagatumba mugira, abantu badukurikiye online. Uyu niwo mutima Imana ishaka ko tugira. Haleluya, haleluya. Ntirwirarira, ariko murabona ntirwirarira. Mwumve uburyo urukundo ari ingenzi kuruta ibintu. Aya mategeko yose murimo muravuga ngo ntugakore, byose biri mu rukundo, kuko urukundo ni ingenzi. Iyo wije muri uru rukundo rukunda Imana, ukinjira muri iki gihugu cyo gukunda Imana, ibyaha byose urabishobora ukabitsinda. Ntirwirarira. Iyo nubona iyo ugiye, nta nubwo ari abasore gusa babikora, hari n'abagabo birarira, ukabona n'abagore birarira. Ukabona umuntu ntashobora kwisobanura neza uwo ari we, ariko arashaka kwivuga uwatari we. Yakwisobanura ukumva arashaka kumaza kutubwira yuko ari umubyara wa generali, ibintu nk'ibyo. Arashaka guca ahantu, ariko tubwire isano afitanye na generali kugira ngo abanze afate umutima wawe. Niyo yaba ari mubyara wawe, uri umwana wese, waba umwana wese, iyo utaragera muri ubwo, iyo utaragera ahantu wivuga ibitari byo. Abanyarwanda baravuga ngo umusore utiraririye ukabanza ukiinstara, ukavuga ngo umva meze neza. Umeze hari ubukwe duherutse Mungu yaratugoye, arindagera mu cyumweru cya nyuma atarabona amafaranga akodesha inzu, kandi atubwira ngo inzira hari. Wowe barakubajije ngo sobanura ibintu neza, ufite inzu irahari.
inkwano warazitanze zirahari, kandi nazari zimwe urazitanga mu cyumweru cya nyuma. Bibaho, nemera ko no mu cyumweru cya nyuma Imana yakora igitangaza, ariko isobanure ukuri. Ariko ibi dimension yo gukunda, mujye mukunda ijambo ry'Imana, mukora analize ijambo ry'Imana. Nubwo ndimo basobanurira, ariko nifuza ko Mwuka Wera basobanurira ibintu byinshi. Ntabwo umuntu wuzuye urukundo rw'Imana yirarira. Mwanyumvise? Uvuga ukuri, kuvuga ngo njye mvuka. Nageze mu Rwanda 94, ariko twajyaga duhura n'ibintu. Nakijijwe mu mavugurura ya 96, abantu barimo hari n'ububyutse, nubwo hari ibibazo mu itorero, ariko twari dufite, ariko mu rundi ruhande hari n'ububyutse. Abantu bashaka Imana, umva bari bavuye mu igihugu kivuye muri biriya bihe bibi, ariko abantu bashaka n'Imana. Ariko najyaga ndeba abantu mu nsengero, buryo abantu bisobanura, ukumva umuntu kuvuga ngo mvuka aha bikamutera isoni, akabanza agasobanura uburyo ari umuntu wavukiye imbarara, kandi ari umuntu w'indiza hari igitaramo. Kibaza umuntu imbarara haraguha iki? Uvuka mu ruhango, ariko urashaka gusobanura ushyizemo za so. Uvuka usizi, uri umwana w'uku. Najyaga mbibona no mu rusengero, ukabona abantu kwiyakira no kwiyumva uko bari birabagoye, ariko birasaba ngo abantu bagere mu rukundo rw'Imana kugira ngo wumve uriwe nuko winjira mu rukundo rw'Imana. Ni ijambo rikomeye, aravuga ngo ahantu hari urukundo nta kwirarira kugira gute. Kabone umuntu avuga ibintu adafite, nje mfite ibi, nje nduyu. Burya abantu bakijijwe banabifite, ni banabirata, tiwana bimenya ko bifite, yicisha bugufi nk'utabigira. Mwabasore musimbahagaritse, ndabahagaritse. Jya ugenda ubwira umusore ukumeze, jya ugenda ubwira umukobwa ukumeze. Wa mukobwa we nawe usobanura umusore ukumeze, sobanura famiye yawe uyivuge. Hari n'abandi abitinya, akavuga ngo nimvuga yuko tuvuka aha biri bugorane, ndabanza mbihengeke, urebe uburyo ubihuza na Bosco, urebe uburyo ubihuza na Jean Paul. Buriya Jean Paul ni muyomba wanjye, buriya Yves ni mubyara wanjye, kugira ngo ubanze wivaneho ishusho y'iwanyu, ubanze ugaragaze ko utavuka iwanyu. Ariko uce kwa Jean Paul, uce kwa ushinzwe evangelization, ubanze ubisobanure. Burya uruwo kwa warunaka, burya ubanze ubisanisha. Ariko ahantu hari urukundo haba ukuri. Abanyumvise haleluya? Kandi haleluya nirwihimbaza, birasa, nirukora ibiteye isoni, tirushaka ibyarwo, tirutekereza ikibi ku bantu, tiruhutiraho. Ahantu hari urukundo nta guhubuka bibaho. Imyanzuro uyifata witonze neza mu rukundo rw'Imana. Murimo murumva? Tiruhutiraho, utekereza ibintu ugiye gukora, tufata imyanzuro witonze. Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibane nawe. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Ahantu hari urukundo hari ukuri kuzuye. Aho ngaho ubagiye neza muri Yesu, kuko Yesu ni ukuri. Mbifurije kuzura urukundo rw'Imana, mbifurije kuzura ibyo nibyo Imana ishaka kandi ishima. Ubwo nibwo bushake bw'Imana, ahantu hari urukundo. Murabona ko ejo narababwiye ngo ikintu Imana itugaya ni urukundo rwa mbere. Uyu munsi turasoza rero, turavuga ngo Mana utwuzuza urukundo rwawe, kuko ahantu hari urukundo dusanze ibyaha byose dushobora kubinesha. Haleluya. Dusanze ibyaha byose dushobora kugira gute? Kubinesha. Reka mbabwiye, kugira ngo munyumve neza, kugira ngo mwumve neza, we nasoze aka kantu muvuzemo kandi mugahandure. Umuntu uzi gusoma Bibiliya neza nahaguruke asomera Abaroma 13 murongo wa 7. Abaroma 13 ahasome mwumve, kugira ngo mwumve neza icyo ntazi kubabwira muri literaniro. Kubera ko abantu bashobora kumva taravuze ibintu bifatika bya bindi bivuga ngo icyaha, ubusambanyi, ririri tarabisobanuye ngo mbivuge. Oya, naseze kubabwira ikintu cyatuma mwinjira mu nzu, mwinjira mu gihugu, mwinjira mu rwego rutuma mushobora guhangana n'ibi byaha. Hari umuntu wagezeyo? Haguruka.
mwarimu yagezeyo, usome ndaza kukumva, somera aho ngaho turakumva nta kibazo. Wumva Abaroma 13 murongo wa 7. Yego, garuka ku 8, garuka ku 8, sorry, garuka ku 8. Imana igumugisha naho. Yego. Umva neza, kuko ukunda undi abashohoje iki? Amategeko. Komeza. Imana igumugisha. Nashatse kubabwira ngo munyumve neza. Buriya ikindi gice Imana ishaka ko dukundiramo. Amen. Natinze cyane ku rukundo dukunda Imana. Ariko mwibuka itegeko rya 2 twasomye dutangira. Murahari? Muribuka? Twaravuze ngo irya 2 niri ukunde mugenzi wawe nkuko ugize gute. Mundebe mwese, buriya umuntu ukunda, munamura amaso murebe, umuntu ukunda ntiyakwiba. Kwiba no guhemukira mugenzi, ibintu ugasambane. Uri muri fiançaye, uciye ku ruhande, ukoze biriya, gusambana uba wishe ubugingo bw'uwo musambanye. Munyumve, ushobora kubyitaye ko umukunda, ariko nirari ntobukunda. Ubitewe nuko ufite irari, ariko ntobumukunda. Urukundo rw'Imana rero ntirwica, kuko iyo usambanye ubucumuye. Ngo wowe ubikoze, ubu umugabo, ubu umugore ubesha umusore, ubu umusore ubesha umukobwa, iyo ugikoze, iyo umukobwa byemeye, iyo mubikoze uba wishe ubugingo bw'umusore, n'umusore nawe akwishe. Ariko iyo ufite urukundo rw'Imana, uravuga ngo mwene data, reka ne kwica ubugingo bwawe, mukirinda. Iyo abantu bageze mu rukundo, muranyumvise, iyo umuntu yageze mu rukundo ntiyiba, kuko iyo wibye ubuvanye ibintu by'abandi ahandi, kuko bizagira umumaro abandi, ubuhemutse. Urundi rwego rero rwo gukunda, munyumve neza, hanyuma negereze ku rwa Yohana, niho ndi busoreze. Urwa mbere rwa Yohana 3:6. Munyumve, na amagambo yenda gusa mu butumwa bwiza, na amagambo yenda kuvuga kimwe, yose ari mu rukundo, nibice birasa n'umurongo birasa. Yohana wa mbere 3:16. Reka masome mwumve neza. Aravuga ngo iki nico tumenyesha. Yohana wa mbere 3:16. Mugire umwete musome Bibiliya ntacyo bitwaye. Yohana wa mbere 3 umurongo mwiza. Iki nico kitumenyesha urukundo. Iki mwageze nuko Yesu yatanze ubugingo bwe kubwa. Ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu kubwa bene data. Iki nico kitumenyesha urukundo. Icya ndebe, murareba, abantu umuntu wageze mu rukundo rw'Imana, mundebe mwese, afite umwuka wanjye n'ubwenge bwanjye, ndagira ngo ntibyashikiriye neza uburyo nashakaga, uburyo numvaga umwuka w'Imana asaba kubasobanurira aya magambo. Ariko ndimo ndumva neza ko umwuka wera yabigishije ibintu byinshi, kandi yabigishije ibintu byinshi bikomeye, kandi murimo muragenda mufata imyanzuro. Urabona nk'iyo uza mu rusengero wenyine, ikitumenyesha urukundo icyari cyo. Urumva Bosco,
ikitumenyesha urukundo icyari cyo nuko Yesu yavuye mu ijuru aza kutwitangira. Yateye intambwe aragusanga kubera urukundo. Ngo niko nawe ukwiriye gutanga ubugingo bwawe kubera bene data. Reka mve ku majipo, reka mve ku mapantaro, reka mve ku biryo twatanga. Reka mbabwire kakanu gatoya mu nyumve neza. Reka tuve ku biryo ushobora gutanga, reka mve ku mafaranga ushobora guhereza abantu witangira abandi. Ariko ni mu nyumva akantu gakomeye. Iyo wakijijwe neza ukumva aho wavuye mu muriro kurimbuka ukinjira mu bugingo, ukumva urukundo rw'Imana iteka ryose, uhora uhangayitse kubera abo wasizeyo. Ariyo mpamvu Yesu yahangayitse aravuga ngo data, aba bantu twabaremye mu ishusho yacu, none ntabwo barimbuka. Imyaka 400 yashize Imana itavugana na Bisirayeli, irabareka, iravuga ngo aba bantu barambabaje, irabareka. Ariko umwana aravuga ngo aba bantu nitwabareka, twabaremye mu ishusho yacu, reka njye kubitangira, reka njye kubapfira, twongere tubagarure muri Edeni nshya. Basohotse muri Edeni urukundo rw'Imana, ariko urupfu rwanjye no kuzuka kwanjye bizabagarura muri Edeni nshya y'Imana. Aritanga amena amaraso. Iyo Edeni wabishuriwe ukagaruka ukumva icyo Imana yakoze mu bugingo bwawe, utekereza mama ukiri mu muriro, ugatekereza abana ubyara, ugatekereza abana kunere mu ishuri, urimo urajya mu ijuru. Nicyo kitugaragariza, kitwereka. Rero uza wenyine mwako gashira, abantu ubyara, umugabo wawe, abwo wajya kuduha amakuru, ega yarananiye, ni igipagani kiraho, yarananiye, inzoga zaramwishe. Urimo uraza kutubwira muri korari, urimo uraza kutubwira mu bapantekote, kwa bapantekote uzi ko batanga n'amakuru. Niba namugeraho uzamubwiriza ute waramaze kumutanga? Iki nicyo. Ntabwo biriya bintu mugurira abana warageze muri uru rukundo. Ziriya ekranje ya mwaguzi wanyu, biriya bintu usigira abana, ziriya za pu, biriya bintu usigira abana bareba kuva mu gitondo kugeza nijoro, bikica ubuzima bwabo. Warageze muri uru rukundo ntiwakabibaguriye. Ntabwo munyumvise kandi birangora kugira ngo mbasobanurire ibintu. Haleluya, haleluya. Warageze muri uru rukundo, munyumve neza, uriya mukobwa cyangwa uriya muhungu ugufasha akazi mu rugo, warumvise icyo Yesu yakumariye. Uriya mwana niho wajya umusiga mu rugo ngo buri munsi ngo siga gutekera ngo uve mu materaniro kugira ngo urye. Wakora ibishoboka byose mukavira rimwe mu rugo, ukamuha amahirwe kugira ngo nawe azumve ijambo ry'Imana. Waramenye icyo Yesu yagukoreye. Tuwamusiga umwaka wose ngo ujye usanga yakaranze, nsanga ibintu byose babirangije kandi ndazana n'abashitsi buri munsi, ugasanga yakaranze buri munsi. Nta buryo umuhuza na Yesu. Abageze muri uru rukundo, haleluya, nabyumvise kandi ndashimye, muranyumvise. Ndumva umutima unyemeza ariko munyumvise. Narizi ko bingora nsoza, ariko ndumva umutima wanjye umbwiye yuko munyumvise
kandi mwumvise umwuka wera. Hari urwego abarokore bo muri ADPR cyangwa muri rusange tutarageraho. Mwene data wa kera icyo yamenye yumvaga n'abandi bakimenya, icyo yumvaga n'abandi nabo bagira bate bakimenya. Ufite uburyo mu ndebe, ufite uburyo bwo kuyobora abantu 6, 7, 8, ufite ikigo cyawe, ufite ishuri, ufite company, ufite uburyo, ufite abantu barenga 10 uyoboye. Kuki ukorana n'abapagani b'Imana Yesu yapfiri? Ni wowe wamenye ukuri, abo bantu ni wowe chef, ni wowe muyobozi. Kuki akreya akantu gatuma abo bantu bamenye ijambo ry'Imana bakakira ubugingo buhoraho? Icyo nicyo abantu bishe bakora ibintu, amafaranga ntatangwa handi, amafaranga sister mu murimo w'Imana bayatanga mu murimo w'Imana. Hari abandi barira, hari abandi bagowe, hari abandi bagiye kurimbuka. Iyo wishiye mu rukundo rw'Imana witangira abandi. Haleluya. Ushobora kumara imyaka yose usiguriya mwana mu rugo, usigabariya abana mu rugo, wowe ukizana gusa kudakereyita akantu nakamwe gatuma abantu bahuza n'ijambo ry'iki y'Imana. Ibyo nibyo byabaye kuri ba Paul. Nusoma ibyakozwe n'intumwa ibice 21 guhera ku murongo wa mbere harabivuga. Mwanyumvise? Yesu ashimwe. Mwami Yesu ashimwe. Cyaraga muri bise, kicara muri bise ukumvugiza agahinda k'abantu bagenda banywa itabi. Kera bataratubuza kunywa itabi mu ruhame. Kumvugiza agahinda, ukumva wavuga ngo, ukumva byibura wasigo babwiye ngo Yesu arabakunda, ugahita wisohokera. Paul yageze ku rwego avuga ngo yarageze ahantu bita Kaisariya. Reka mpite nsoreza hano. Ahageze ngo yinjira mu rugo rw'umugabo witwa Filipo. Ibyakozwe n'umwa 21. Wumva umutima bari abagabo bagiraga mu kijana cya mbere. Ahageze ngo haza Filipo ngo ageraga abakobwa 4 b'abahanuzi. Ngo haza undi mugabo w'umuhanuzi witwa Agabo ngo araza ngo asengana na Paulo. Abakobwa 4 ba Filipo na Paulo na Agabo barasenga. Barimo gusenga ngo Agabo yuzura umwuka wera. Paulo yaragiye kugiye Yerusalemu. Noneho ngo agakapuke agashira mu nguni karimo imyenda n'ibindi bikoresho byiwe. Agabo ngo ajya mu mwuka ngo asanga agakapu ka Paulo mu nguni hariya, ngo avanamo umushumi wari urimo, ngo arawihambiriza, ngo awihambiriza kuva ku maguru, ngo ageza mu gatuza, ngo arawihambiriza. Ajya mu mwuka aravuga ngo umva uko Uwiteka avuze, ngo nkuko mubona nihambirije uyu mushumi, niko nyiri uyu mushumi nagera i Yerusalemu bari buze kuza kumuboha bakamushira muri gereza. Ugavuze Paulo kandi ni umwuka ubihishuye. Ngo barasenga, ngo babona ngo Paulo ngo atangiye gukaraba, ngo yitegura ngo ajya aho umwuka yamuhishuriye ko bari bugire gute. Ngo abagore ngo bose baramutangira, baramubwira ngo umwuka yavuze yuko bari bugufunge, none rero wijyayo, umwuka yahishuye yuko bagufunga. Ngo bararira. Nusoma ibyo bice Bibiliya avuga ngo barinda bamene ku mutwe. Paul arababwira ngo mwimene ku mutwe murira, uretse gufungwa, uretse kubohwa, niteguye no gupfa. Impamvu abantu bari Yerusalemu mfite igishika cyo kubabwira ko Yesu abakunda. Sindi buryame, umwuka yahishuye ko bamfunga, ariko ndajyayo. Arakaraba, arakomeza arakaraba, afata igikapu cye ashira ku mugongo. Paulo aragenda. Paulo twamenye ko yaje, baramufunga. Muzabisoma 22. Irembo ryera TV, 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 Irembo
Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera